Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe bana natwe imiganiro dubakora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary haba mu myidagaduro, siporo, politike ndetse n'utuntu n'utundi n'andi makuru aba ari kuvugwa cyane muri society. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe abantu batandukanye bakurikiranyweho ubujura bw'imitungo n'ibiribwa byo mu mashuri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abantu batandukanye bakurikiranyweho ubujura bw'ibitabo bitangwa mu mashuri n'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze RIB ndetse n'ibiribwa byagenewe abanyeshuri mu mashuri agiye atandukanye. Bamwe babaze gutabwa muri yombi mu bujura bw'ibitabo ni Rukundo Jean de Dieu na Nizeyimana Isidori, aba bakaba barahoze ari abarimu. Hakazimo kandi na Rukebambuga Faustin ufite iduka ricuruza ibitabo, Byukusenge Claude wari umuzamu w'ikigo cy'amashuri cya Rusheshe mu murenge wa Masaka, na Muhire Claude wabafashaga kubika ibitabo byabaga byibwe. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Rukundo Jean de Dieu ari nawe wateguraga umugambi wo kubika ibitabo byabaga byibwe, aho yavuganaga n'abashinzwe amasomero ku bigo by'amashuri cyangwa akavugana n'abazamu baho bakamwemera kwinjira aho bakoreshaga imfunguruzo zifungura ahabikwa ibitabo cyangwa se muri library. Nyuma yo kwiba ibi bitabo, Rukundo yapakiraga ibi bitabo kuri moto ye akajya kubibitsa kwa Muhire Jean Claude, nyuma bakazabijyana kubigurisha kwa Rukebambuga Faustin ufite iduka ricuruza ibitabo. Ibitabo byafashwe muri iri duka nibyo mu bigo 9 byo mu turere twa Kicukiro, Gasabo, Nyagatare, Gicumbi ndetse n'utundi turere tugiye dutandukanye. Mu bitabo 3515 byafatiwe muri iri duka, 120 nibyo byonyine byabaga bifite kashe ubwo byabaga byaribweho. Rukebambuga yagurishaga ababyeyi bafite abanyeshuri, ariko n'ibigo by'amashuri byabaga byaramaze kumvikana nawe kubagurisha ibitabo bigiye bitandukanye. Ibigo bitandukanye byagiye bimenya ko hari ibitabo byagiye byibwa bitewe n'iperereza RIB irimo ikora kuri ubu bujura bugaragara ko hari icyuho mu buryo bwo gucungirwa amasomero cyangwa se libraries z'ibigo bigiye bitandukanye. Karere ka Kicukiro ibitabo bimaze kumenyekana byibwe n'ibitabo 3274, aho ku kigo cya Groupe Scolaire Gako hibwe ibitabo 262, naho mu kigo cya Groupe Scolaire Rusheshe hakaba haribwe ibitabo 149, ikigo cya EP Cyanyongi hakaba haribwe ibitabo 149, naho ikigo cya Groupe Scolaire Rusheshe hakaba haribwe ibitabo 2714 mu murenge wa Masaka. Ku bijyanye n'ubujura harimo n'iyindi mitungo y'amashuri yagiye yibwa mu myaka 3 ishize. Hagati y'umwaka wa 2023 n'umwaka wa 2025 RIB yakoze iperereza ku madosiye 149 arimo abakekwa 297 ku ikoresha nabi ry'umutungo w'ibigo by'amashuri. Ubusesenguzi bw'aya madosiye bwerekana ko hanyerizwaga ibikoresho bitandukanye harimo ibikoresho bya laboratoire, ibiribwa, za mudasobwa n'amafaranga y'ikigo, yose hamwe bikaba bihagaze agaciro kangana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 190,229. Ubu bujura kandi bugira ingaruka ku mibereho y'abanyeshuri, ireme ry'uburezi ndetse bukanateza igihombo ku gihugu muri rusange. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurahamagarira abantu gukomeza gutanga amakuru kuri ubu bujura, runibutsa kandi abayobozi b'ibigo by'amashuri kudateshuka mu nshingano zabo no gushyiraho ingamba zihamye zo gukurikirana ibikoreshereze ndetse n'umutekano w'ibikoresho byose baba barahawe. Nibyo reka mubwire ngo wakoze kubana nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Niba rugambira igeze kuri Initalk Rwanda, wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.